n'abantu na Mugisha yes n'abantu bari professionnel n'abantu pe bararama bagakemura ikibazo cy'inyamwuga ukabona n'ibyo bavuga bishingiye ku mategeko bishingiye ku ngingo zifatika azihari kandi twese tuzi abantu bakunda kuvuga Scovia ntibazi ko hari umutekinisiye witwa Mugisha umaze igihe ubibamo kuba mu biro ubuzima bwa buri munsi umutekinisiye wa ntegezo kana bihemberwa ndabakora umutekinisiye wa cyane aba mu biro so no mugabo wumvikana kandi ushyira mu gaciro ndetse n'umuyobozi we Madame Chair wacu Scovia rwose ndabashimira kubera ko ririya tangazo rya RMC riri mu bice bibiri ndibona mu buryo bubiri kuri SKFM ubwo ndivugira uburyo bumwe nibyo ni isura mbi ku kigo cyacu umuntu udakurikira siporo udafite amakuru mu kigo runaka ushobora kuba afite ijambo ku bijyanye no kwamamaza ashobora kuvuga ati ariko iyi radiyo ifite ikibazo ntago wenda ndi bujyaneyo itangazo ryanjye ryo kwamamaza nubwo abenshi ari abarenga ibyo bakavuga bati hari kiba cyabiteye ntibikuraho ko iyi radiyo ntibikuraho ko ubutumwa bwanjye kubunyuza hariya biri butume abantu benshi babwumva so ni anti campaign kuri business yacu ni icyasha kuri radio yacu je vais bien ibyo bari question y'igihe abantu bashaka kubiredressa bigasubira mu murongo ubwo ni uburyo bumwe niba hari no twumva ubifata gutyo you are wrong ntago turi ikibazo nta kibazo dufite ntago tugera tubi ikibazo nta kibazo duteje icya kabiri ubundi buryo mbibonamo buri positive kuri SKFM biri clear nuko twabyishimiye cyane ikitashimishije nuko havuzwe SKFM n'isibo gusa hakirengagizwa izindi radio zose ziri muri iyo muri urwo ruziga urumva rusa naho bijyana ari bimwe cyane kwitwa amaradiyo yose bakayamentioninga cyangwa se bakitwa itangazamakuru rya siporo urumva kuruta uko byari kuba SKFM n'isibo azifu ibindi bivugirwa ku yandi maradiyo bitarimo kumvwa uyu munsi ariko icyo nshaka kuvuga ngo biri positive kuri twebwe ni iki nuko nukuri sinibuka sinzi n'igihe radiyo yacu yigeze yataka igitangazamakuru icyo ari cyo cyose cyangwa umunyamakuru uwo ari we wese hano kuri radiyo bitaturutse ahandi tutanduranyijwe tutatewe ngo tubyuke tugire uwo twataka simbizi sindabyumva bivuze iki rero bivuze ngo niba mwavuze ko radiyo zitemerewe kwataka izindi ubwo ntituzongera kwatakwa kandi nitutatakwa natwe nawe tuzataka ntabwo tuzataka oya twe baratwataka tugataka ndibisubiremo baratwataka tugataka mfite ikibazo cy'uko reka nsoze statement aho bavuze gutanga aho batwatakira bashaka batabyumva bashaka batamumva ari ngo kuze gutanga opinion yawe reka nsoze statement ni ukuvuga ngo turatakwa hanyuma twakora reaction bikaba ikibazo reaction je veux bien ishobora kubamo overreaction kabamo wenda imvugo zikakaye ikabamo n'ibindi ariko twemeranye ko tuba twatatswe icyo mbere na mbere ubwo cyakemutse ubutaha uzatwataka tuzamwereka RMC yaba yabivuze mu buryo buri direct cyangwa yaciye amarenga kuko n'urugero nabonye trend nyinshi abantu batwistinga ibintu byagize niba Lorenzo avuze ati turakurandata tukugira gutya nta muntu yavuze mu izina
sibyo ariko abantu babishakiye uburyo babihuza biba byo ariko abantu barirengagiza ko uwo muntu amaze umwaka ajya kuri radiyo iri registered yumvwa n'igihugu akibeshya agaca amarenga urumva yitabana ibisambo umwaka ugashira agaca amarenga avuga amazina reka none oya avuga amazina yavuze ariko reka tubyemere gutya nashaka batari natwe avuga ibisambo ninde munyamakuru mu gihugu wemerewe kwitwa igisambo umwaka ugashira kuri radiyo y'igihugu kuki ntigeze mbona statement ya RMC ntabwo yigeze ibyumva reka twemere ko itigeze ibyumva guhera uyu munsi ntibizongere umunsi tuvuze ko bidakwiye kwitwa ibisambo sibyo nta bimenyetso kuko nibwo habaye reaction bibaye ikibazo tubaye mentioned nicyo navugaga rero ntago akuriye ribunga atangiza iperereza ni gute igituma undi gisambo mu itangazamakuru umunyamakuru umwaka ugashira reaction ya RMC atangazo rimukebura umunsi watatse uvuga ngo kucyo nyita igisambo ngufasha nkurwanaho nkurandata nuko navuze warangiza SKFM tayari bom ikomye rutenderi icyo nshaka kuvuga rero ni iki nuko twe turapureginga nka SKFM kutazigera twataka itangazamakuru bagenzi bacu kuko ntabwo n'ubundi twize tubikora twebwe dusubiza twihanangiriza kuko niba mutabikoze ntabwo jyewe niteguye guca hari umuntu agatera ikirahure mu modoka yanjye cyangwa akantera ibuye kubera ibyo navuzweho igihugu cyose cyumva ntihagire igikorwa so ubutaha uzatwataka tuzamubamenyesha nimutagira icyo mukora ubwo nibwo natwe tuzagira icyo dukora icyo turagipregenze icyo turacyemeye rwose kubera ko RMC yabaye abanyamwuga abantu baraye mu gahinda nimugoroba kubera ko iriya statement yaje itandukanye na expectations abantu byarateguwe hari abohereje ibirego nka 3 ku munsi biri aho ngaho bitari fonde bidafite aho bihuriye ariko basabwe ngo mwohereze ibirego bibe byinshi bigere muri RMC urumva RMC hari abantu bari bubidufashemo urumva hari abanyamakuru bo kuri SK bari buhagarikwa amezi 3 bakoze iki nibyo byari bitegereje byabaye ryari byabaye gute byagenze ese baba bafite ibintu twakoze kuva RMC yabaho baraye mu gahinda baba bafite ibintu twakoze bashobora gufatiraho rero musukume erega RMC yoborwa n'abanyamakuru nabo ubwabo cyane ari barora kiyobora icyo cyemezo siko yari kugifata urumva amakosa akoze uko mbizi barabwo tugenda yavuguruze ariko urumva ari barora se arogize hagarika neza urumva rero RMC nk'abanyamwuga bavuze bati no twe tureba amategeko sibyo amategeko avuga iki wenda ubutaha bizakorwa ariko this time abantu baraye mu gahinda bavuga bati nitura tugabane abantu basigaye bifuza n'ibidashoboka ati rwose ndakubwiza ukuri ndakubwira ibyo magaze murashaka ko RMC himba amategeko umuntu yari yabijeje rwose witwa Mupenzeto yari yababwiye ati mwebwe musukume ejo Sarupongo yohereje ibirego 2 muri RMC ku munsi umwe reka da Sani Sarupongo mufana ariko ikibazo umunsi umwe n'abandi bari basabwe kohereza ibirego byinshi uyovuye muri reka akajya muri ape niba mbeshya barebe muri database ibirego yajyanye ngo Rikari yamuvuze mu izina urumva hanyuma nanjye naramuvuze ko ngo yoherereza video abayobozi nacyo ni ikintu abahungu bahita n'ibibazo bagombaga kohereza hagomba kugenda Sarupongo yamwihorere murekera hagomba kugenda ibirego bitari munsi y'10 noneho bikavuga ko radiyo yananiranye hagafatwa ibihano biremereye hari umuyobozi uri bidufashemo mwebwe nimujyane ibirego mu rundeyo urumva ariko bahagaze kinyamwuga bakemura ikibazo rero natwe turabizeza ko urumva turabizeza ko yabijeje ko nta munyamakuru tuzataka
umukozi wo mu ikipe, umuyobozi wo mu ikipe, umukinnyi w'ikipe, umutoza, umusifuzi, icyo mbabweshye ko tutazamuvugaho. ntabwo twamwataka, tuzasesengura kinyamwuga kuko cyane rwose ibyemezo tuzamuvugaho. by'ibisifurire uko batora ibishyimbo babikuramo amabuye, rwose uko batora umuceri kurobanura mbere cyane tugomba gutandukanya umuceri n'amabuye. mupenzi tunaza kubarugira ngo twamuvuzeho ngo kandi atari umukozi wa APR, ubwo nabyo muzabimbaze mbaho impamvu ari umukozi wa APR, sibyo? ni habaho icyo kirego ni habaho icyo kirego biriyo hari ikimaze y'amezi 3 yarareze mupenzi to yarareze niba yifuza gukorera APR mu ibanga, sibyo? ntabwo bivuze ko ugiye nk'umunyamakuru ntazavuga ibyo mpagaze, tazatara inkuru ukayikorera, ntazatara inkuru nkayimuvugaho, kandi nabihakana ko adakora muri APR, ko abakozi bose ntabwo bagomba kuba bahembwa, hari n'abavolonteri, siko bimeze? ubwo tuzitabaza izindi nzego zigaragaza ko kuko adakorayo, ko ntacyo akora muri APR, ntaho ahuriye nayo. ariko najya kurega ngo navuze ko akora muri APR, ibyo ntibizaba icyaha. ibyo ko bisanzwe mufite ubushobozi bwo kubiperereza, uzabiperereza. uyu muntu niwe ushakira Manchester United abakinnyi nta contract afitanye nayo. abanyamakuru akoresha sinzongera kubavugaho rwose, ibyo ndabibije. abanyamakuru bamukorera sinzongera kubavugaho, ariko niba ko bashaka rwose, niba rabo twihoreye ejo bundi, ariko rwose nta kibazo, ariko ntabwo we, sibyo? tuzamureka ari mu ikipe, ntabwo tuzareka abo muri Rayon, tuzareka abo muri Kiyovu, tuzareka abo muri polisi n'ahandi, nyamara bari mu mupira. ibyo twaba tubabeshye, kandi nabo babikoze byaba bibaye igikangisho cyo kutubuza ubwisanzure mu mwuga. none siyo ntashaka gukora umwuga wacu neza. Genda bavuga ngo kuki wihakana umuntu atari mu byago, kuki APR yihakana, kuki wihakana umuntu atari mu byago. Rwanda bajya bavuga ngo kuki wihakana umuntu kandi atari mu byago, kuki we yihakana APR? simbizi bakubwo kuki mwihakana, ariko APR yaramwihakanye, ibyo si ikibazo, barakubona rwose bashobora urumva. ntago RMC ntago control isi yose, abari mu bindi bihugu bazadutuka, bazakomeza bakoresha badutuke, n'abandi batuke, ibyo abantu babimaze kubica amazi babona nk'abasazi. ariko se niba ari twe babi Karenze ntancemye, umuyobozi wa RMC naraye mukurikiye nimugoroba kuri TV, avuga kuri iri tangazo ko yivugiye ko nawe ahora hozwa bamutuka, abamutuka barimo SKFM. Voilà, exactly. SKFM irimo abantu bari toxic, ari conscient, arabizi neza ko abantu batandukanye bashobora kukwataka, ntacyo mwapfuye, nta nicyo muzi, turabibona twariho n'abagatumwa, arabyuka bagatumwa bakamwataka, arabizi neza abana nabyo. wenda aho yatandukanira natwe nuko rimwe na rimwe adasubiza, yihangana agaceceka, ariko niba bamwataka ari umuyobozi wacu warayemusi, nibaze rero ntacyo yakoze inshakarafu nkatwe ntabwo bizoroha. so niba koko nta shyari ririmo, nta mutima mubi urimo, abantu nibavuga ibyabo, ariko nimvuga, sibyo? nimvuga umuntu uri muri siporo uyirimo amukritika, nkavuga amanyanga ye, ibyo ntabwo bizaba ikibazo. ariko umunyamakuru mbisubiyemo, nzongera kuvuga ku munyamakuru wanyatatse kandi nabanje kubibamenyesha, yaba yavuze izina cyangwa yaciye amarenga. niba ashaka bazavugire rimwe ari ijana, sinzabasubiza, nzabanza mbibamenyeshe, yavuga mu marenga, kuko nanjye amarenga ndayashoboye, sibyo? kuko uyu munsi tuvuga ingamba z'ubwirinzi, abantu bakarakara kandi ntawe twavuze, nta zina, nese ubundi ko twe twazizanye, ntawe twavuze mu izina, kandi barabizi neza ko zari zihari ari nako bazita. ibyo ni ibintu nibwiriwe n'umwe mu bayobozi bazishyizeho, avuga twe dufite ingamba z'ubwirinzi, turazihemba. sinzi impamvu rero uba offended iyo wumvise bavuze ingamba z'ubwirinzi kandi utarimo. sinumva impamvu uba offended, sinumva impamvu wumva ubaye ataka, siko bimeze. realite rero ni imwe rwose, twubahane, nta kibazo. mwatuburandize nk'abanyamatiku, mwatuburandize nk'abanyabibazo, ariko uyu munsi niba RMC bihaye umurongo, reka tuzabirebe. nta munyamakuru, mbisubiyemo, tuzataka,
nta munyamakuru tuzavugaho hano muri iki kiganiro, ariko uzatuvugaho yaba bicamo amarenga ariko akatwataka muzamukurikirane. Nimutamukurikirana twe tuzabibamenyesha, hanyuma nibikomeza ubwo bizaba byemewe. Ayo mabwiriza azaba yaravuyeho, amategeko azaba atubahirizwa, ubwo natwe tuzirwanaho nk'abandi bose. Mu magambo make ni icyo mvuga rwose. Mwumvise byinshi, mwabonye byinshi, abantu barahagurutse, abantu baravuze, abantu bagize bate, ariko realite ni imwe. Ntabwo tuzahindura umurongo. Biyicara urubozo nkorerwa ntabwo abantu baribona. Ibyo nta kibazo. Yicara urubozo nkorerwa ko nabona umubare ryojwe. Umwaka urashira ko natatse nkarira, banyisa amazina, bangize igicibwa, bangize igiki, abantu tutanaziranye. Ko natatse ninde, ko nitsamuye ninde wagize ngo impore. Ntavuze ngo urakire. Hari wavuze ngo urakire. Ejo narize sinatatse nuko ntibansimburanyeho nk'abagabana umwenda wa Yezu. Ejo bundi n'ubu bose bwo barabiretse. Barabiretse se amazina y'iyicarubozo. Ejo bundi amazina y'iyicarubozo banyangisha abanyarwanda. Ejo bundi Leonidas aherutse, ntabwo mvuga ibyo yavuze kuri Lorenzo bazakurikira. Ntabwo mvuga amazina, okay. Ntibiri kuri reka mbyuba biri on record. Byose kuri za YouTube. Aherutse kuvuga publicly, aratangaza without fact, afata umuntu akamugereranya, akamwitira ibintu adafitiye fact. Ibyo ni ibintu RMC nayo ibireba akabivuga mu mazina, sibyo? Nk'umunyamakuru impamvu bamukoresha gutyo Karenzi, urumva rekana na bya dressing, sibyo? Impamvu bamukoresha gutyo umukoresha donc ngo yaramubwiye ngo wowe impamvu woroshye kugukoresha ngo kuko ufite ubumuga, sibyo? Ngo wowe abo uzatuka ntawuzatinya kugusubiza, sibyo? Kuko niba bakuvuze twavuga ko bakuvuze ko ufite ubumuga. Umuntu arajya kwita abantu ibisambo, ajya kwita abantu batinganye, bavuga mu mazina donc ntiwemerewe kuvuga kuko afite ubumuga, sibyo? Nibyo ejo navuze nti uyu muntu twicana muri stade, muyobora aho yicara, mu hamazi, uyu muntu ari kuntu kanziza iki ko nta kintu na kimwe dupfa. Donc uko nyina aziko ngo afite ubudahangarwa n'iki wamushyizemo, nta muntu uzagusubiza, nta muntu uzakukiza cya RMC. Yesu ibyo bintu niba ibyo bintu niba umuntu ataratumizwa, niba umuntu atarahanwa ngo yamburwe n'uburenganzira bwo kuvugira kuri radio. Mu Rwanda ukavuga umuntu mazina, ukamwita amazina, yego, ukamwica urubozo. Madame Scovia arabizi, nta muntu utabizi. Mugisha arabizi, nta muntu utabizi. Uko abivuga arabyirikodinga akabishyira kuri YouTube, akajya kuri radio. Nta muntu wamuprovotse. Ejo bundi yaricahimba ikinyoma, byose byaturitse ikiganiro. Aravuga ngo Lorenzo na Karenzi niyo bagiye gukura Ngabo Robin muri Rayon Sport, bamusi mu izina ry'Imana nakwiswe n'igihe. Niko umuntu yicara agahimbira umuntu ngo agiye kwirukanisha uyu musimbura, ukira bari gukora abagira ngo uwo muntu na ababwira abafana bose baramwirukanishije bakwange, sibyo? Abwira igihugu cyose ngo uyu muntu ni umuntu w'inda nini gisahiranda, arashaka kwimukize, ari kwirukanisha uyu ngo ajyemo. Ibyo bintu ni ibintu biri imfonde. Nta muyobozi w'ikipe n'umwe nziranye nawe. Ni gutyo umuntu yavuga ibintu, ni gutyo umuntu yavuga ibintu nk'ibyo agateza umwuka mubi mu banyamakuru, akagenda Scott Free, akagenda nta kintu kimubayeho. Naguciye mu ijambo senior, niba urambwira ngo accountability, niba umuntu ashobora kuvuga ngo accountability, ibyo bitangaza akabitangaza, sibyo? Reka nkubwire, abantu bari kunyita intera hamwe, bari kunyita umwazarendo. Ejo hari wabwira ikari ngo ndikisekedi ngo mpo kisekedi tuvugane. Ese uravuga ngo ndiho naho bagiye, nta muntu wagwamaga avuga ngo mbwiriro kisekedi, umuntu umunyamakuru uretse ukora igitangazamakuru cya leta. Uranga ibyo ni ibiki? Ndi umwazarendo n'intera hamwe ndikisekedi. Hari uwo nasubije sinabyiwe.